cyane amarembo abafunguye ugomba kwicara ukayivugira ukamuririmbira ukagira gutugatabaza ugataka ukumva kuri muri mudu mbese bamusoma bahereye ku mano bakamuzamuka bakagera kuri sexe bakayisoma bakazamuka bakamugera ku musatsi ora aho ngaho uzava mu bitunguru wiriwe mu bana wiriwe uri mu byahi wiriwe uri mu biki byose hamba ndetse n'ibiki byose aho ngaho ntazi n'umunuko uje imbere bakunzi ba Karima TV and Futures Net 7. Uyu munsi twongeye kubasuhuza muri kumwe na wa undi mumenyereye witwa Keke. Abenshi nabonye ko mwakunze ibiganiro byanjye, mwakoze subscribe, mwakoze share, mwatanze commentaire, twarabishimiye. Dan utaha byo mukomeza yamukurikirana kuri Karima TV. Uno munsi rero nagarutse ndi kubaganiriza ukuntu ubushize twabonye ukuntu umugore ashobora gufata neza umugabo we, ariko noneho ubu ngubu ese koko iyo urangije gufata neza umugabo wawe ubigenza gute ngo muri mu gitandara? Aho hantu ubundi wambwira ukuntu biba bimeze? Ni ukuvuga ngo umugore rero warangije kugera mu gitanda, wari wambaye twa twenda tw'imbere, utangiye igikorwa nyirizina, uratangira ufata sexe umugabo wawe, uri kumanuka gake gake umukoraho, ukazamuka ku mabere umutacinga, uko umutacinga nawe ariko yumva afite imbaraga zo gushaka gukora ibintu, ukamusoma, wamara kumusoma ukamwegera ukamuhakeya, nimba ari no kumusoma ukamusoma ukamanuka kunda he hose, ahantu hose ukamusoma. Rega nta kintu umugabo aba yarakuzaniye kugira ngo umunezeze, byaba na ngombwa ugafata ya dikiwe nyine sexy we imwe bita imboro kugira ngo ihagarare neza, mbese igiye muri mudu nk'uko wumva uri muri mudu ufite ubushake koko, kugira ngo umugabo wawe atazaguca inyuma, ukayifata ukayinyonya ukayinyunguta nka bombo. Hariya hantu rero ibintu biba bimaze gukara, umugabo ntago agitekereza ngo uyu mugabo uyu mugodamu wanjye twashwanye si dream na nini. Ibyo bitekereza bararangije kubishyira ku ruhande kubera yuko aba afite intumbero ya cya kindi nyine wamaze kumwinjizamo mu mutwe, biba byamaze guhinduka. Badamu mutazi gufata neza abagabo banyu, uyu munsi ndi kubabwira. Nyamara reka mbihorere, sinzi niba mugutwara uzasigara uri kurira. Hari abana hanze bayifata bakayinyongera, bakayicaraho, bakayizamuka, bakayimanuka, bana ugasanga ibintu ni wane. Umugabo se yagaruka? Ntago yagaruka. Njye rwose nanjye ndi umugabo sinagaruka. Nageze ahantu bayicaraho bakayinyongera, bakayivugira, bakayihamagariza, bakavuga zahe n'izahe, ntago nagaruka. Bakayimenaho amazi, yego koma nanjye ukajya ugira ngo umugabo avuye muri dushe kandi mwari muri kumwe mu buriri. Mwabadamu mwe muri gutuma numva ndi kubishaka, ariko nyine nuko ndi kubigisha. Uba ugomba gufata umugabo wawe neza kugira ngo hatagira undi muntu umugutwara, kuko iyo wirangaye wenyine burya umugabo wageze hanze ibyo ahasanga ibyo bituma akomeza akagenderako. Rero mu gihe ufite umugabo wawe ataha buri munsi, nta munsi ararara hanze, gute udafata umugabo wawe neza? Ubwo si ubujiji rwose. Mwabagore mwe ndabanenga, nimba mwumva ko muzagenda mukagarama ngo barongore, ntabwo yivugiye, ntuyihimbarije, ntuyiririmbiye, ntubimukoreye bimwe wamumenyereje mukiri abakobwa mbere yuko agushaka. Ubundi se yabuzwa n'iki kugenda? Nanjye ndi umugabo nagenda da.
cyane amarembo abafunguye, ugomba kuyicaraho ukayivugira, ukamuririmbira, ukagira gutu, ugatabaza, ugataka, ukumva kuri muri mudu. Mbese shamwe abagore mwe mba mbona ari mwe mwisenyera ingo rwose, ni mwe mwisenyera ingo, kuko nta wundi waza kurukubakira utarwiyubakiye. Bajya bavuga ngo umugore washatse gusenya arasenya, n'umugore washatse kubaka arubaka. Mukazajya murenganya abagabo banyu. Ubundi nimba bamaze kuyicaraho, wayinyongeye, wayivugiye, wanayakubise amazi akaba nk'ikivu mu nzu cyenda gutwara umuntu, aho ngaho nyine ewana. Ubundi biba bigeze nyine hahandi wumva ko wirekuye, umwishimiye, akabona ko umwishimiye. Mbese apana ibintu byo guca hirya no hino. Mbese nawe mbese ukumva uburyohe bwayo. Ubundi se wayumva gute? Wakumva imboro gute utayiririmbiye, utayitakiye, utayivugiye? Ibyo bintu hari ahantu byabaye. Badamu shamwe abagore, sinzi kabisa ukuntu nababwira. Nimba mwumva ko umugabo wanyu azaza akihwanyagura kuri hejuru, reka biriya ntabwo bikigezweho. Hanze hari abana bazi gutanga igituba, bakagitanga nabivugira, bakayiririmbira, bakayonka, bakayimanuka, bakayizamuka. Hahandi umugabo agenda bimuri mu mutwe, aho agiye hose, yajya kurya, yajya ku kazi, yajya kugira, aba yumva ari byo bimuri mu mutwe nyine, avuga ati ahwana ndaza guca aha hantu wa mukobwa nkorere bya bintu mbone gutaha. Ubundi se njyewe nta nubwo nakongera gutaha, ariko burya bayicayeho bakayivugira, bagataka, bakayinyongera, bakayizamuka. Hari abana baba barakunnye bereka Imana, wowe uri aho ngaho bakwihorere, uri aho ngaho uragaramye, ngo umugabo yansigiye 5,000 byo guhaha, ngo ubwo ngo byacitse byashyushye, nta kabavu witeye, nta gaparufu ugira, ntaki. Uko wiriwe mu mpinja, uri mu mpinja hirya hino, iki icyunzwe, uko wiri uteka, ibitunguru birakunukaho, ibirungo byo mu gikoni, wije kuryama kubisa imbere y'umugabo. Ubwo se ubundi umugabo yagukunda gute? Yagukunda hereye. Kandi hano hari abana hanze babyuka bajya muri dushe, biyitayeho, bafite utuntu duhumura, bagahumuza inzu, bakihumuza ubwabo. Ubundi yaza asaza bakamufata nk'aho babonye amata y'abashitsi yinjiye hariya, bakamusoma bahereye ku mano, bakamuzamuka bakagera kuri sex, bakayisoma, bakazamuka bakamugera ku musatsi. Aho ngaho uzava mu bitunguru, wiriwe mu bana, wiriwe uri mu byahi, wiriwe uri mu biki byose, ibintu pambagisi n'ibiki byose. Aho ngaho ntazi n'umunuko uje imbere ngo ba uranagaramye, nta n'ibindi, nta kindi kintu wakwibwira. Mwaje tukabigisha ukuntu banyongera umugabo, ukuntu bagitanga, ukuntu bayivugira, ukuntu ukajya uyinyongera, ukajya uvuga, tukakwigisha ukuntu bikorwa. Uri aho ngaho uri kumva nyine byaracitse, byarashyushye, ngo wakoze za mu mariage. Gukora divorce ni 2 mama, ni 2. Ntago bikigoye, ntago bagikomeza ubuzima. Ntago nanjye ndi umugabo nawe nabonye ahantu bamfata neza, ahantu ndi bugende nkasanga agahumuro ni kose, nkasanga uburiri babwitayeho fresh, nkasanga bari kumeza keya ngo nindagiza ngaruka iwawe kandi uri kuntukira ibitunguru, uri kuntukira ikikoni gusa, uri kuntukira inkari z'abana, uri kuntukira se nagiye aho bamakeye banyitayeho. Ntuzi kuyivugira, ntuzi kugira gute. Ariko kandi burya mbere warabikoraga mbere yuko agushaka. Ubundi wajya ukomeza muri ya mudu yindi nyine umugabo yagusanze mukiri umukobwa. Wumva ko kuba warakoze ubukwe byarangiye, byatunganye byawe. Ntabwo nzi ikintu aba bagore nyamara umuntu yababwira. Gusa icyo nzi cyo hahanza hari n'abana bafite n'imyaka muri 10
bakurusha gutanga igituba, bakagitanga nta bintu byinshi, bakumva bakayivugira batitaye kumva. Hano hanze hari abana batanga igituba bikaba byakurenga ku buryo utanakwemera ko ari abana, gusa nyine bazi icyo bari gushaka. Hari abana bazi kuyiririmbira mama, bakayiririmbira bakayivugira. Ndi kubwira abamama bubatse ingo, bakayivugira bakagira gute ku buryo wakwifuza no kubashaka bitari ngombwa, wagiyeyo ugiye kwiyumvira gusa. Ariko wasanga ibintu byarakomeye ukavuga ati ahubwo naracikanywe, reka nigendere. Uriya mukecuru aba amaze no gusaza, atazi no atakigira umugongo ngo amenye gutanga igituba neza, gusa ubwo bari mu biki. Haba hari abana hanze ahangaha bacanye ku maso, bumva ko gahunda y'umunsi ni ya yindi, nimba ari bubonane na wa musheri wiwe bari guhura muri iyi minsi, atitaye kuki aba agomba kugenda agatanga igituba, azi yuko ariyo gahunda y'umunsi afite. Urumva akayinyongera akayirimbira mbese ku buryo umugabo hava yemeye. Ngire ngo rero uwumva yumvishe, nutumva ubwo amatwi wavuniyemo ibiti. Njyewe icyo nakoraga byari kubagira inama gusa, batabizi nkaba nababwira ati kuri Karima TV hariya mwandike nyine, yamushireho like, kore subscribe, then twabwira nyine ahantu duherereye mukazaza tukabigisha uko